witegure hazaza n'abaonkire hazaza abazavuga ko baguterese hazaza ni byinshi ngo witegure ko nanjye ibyo nabiciyemo bazana abagore barenga abagabo bateye amada ngo ndabihakana bazana n'abandi bati ngewe ndi mushiki wawe ngo atumvuye tabagwe rero komera cyane wari ukiye kutubwira naragize ko twese kintu bavugiye sinavuga wenda abantu bankunda bankunze kuva kera n'ubu ibihangane ibintu nabyo turabimenya kandi neza hama ikindi nyine ndirinde social media ntabwo ari umukino ukinwa na buri wese biracyagoranye ariko ukiraho reka mubaze icyo kibazo ubona biterwa n'iki kuba uyu munsi social media ikintu cyiganjeho ari ibibazo ari amatiku aho kwiganzaho ibyiza ubona biterwa n'iki muya ntabwo mbizi ariko buri Imana nibizi njye ntabwo mbizi rwose biragoye kuko n'abantu batari njyewe ntabwo ndi umuntu munini cyane n'abakuru kuri njyewe abatoya kuri njyewe abo tungana bose mbabona byarabashatse rero biragoye nkanjye muyango noneho uri muri ibi bintu byose kugira ikintu nabivugaho ndakumva ariko biragoye biracyagoye wenda uriya hamwe n'igihe azagira icyo bivugaho bitewe n'uko wenda aho ibihe bizaba bigejeje ariko ubu ngubu biragoye sinzi icyo navuga sinzi icyo nabiteraho comments gusa abantu nyine n'ibihangane bizarangira nyemerera nkomoze no kuri iki kibazo tugize amahirwe yo kubona iminota mikeya nyemerera waza kino kibazo tunasoza sinzi niba unyumva ibi bivuga rero by'ubutinganyi noneho ibi byo ni iki wabivugaho kuko ndagira ngo tubirangirize rimwe bino bintu nabonye kuri social media abantu benshi bakwihaye cyane ariko bakomoza kuri iki kintu ni iki wabivugaho muya nta kintu kinini navugaho uretse ko ari ikinyoma rega biriya bintu biba byagiye kubaho buri hari wumvishemo Brian wumvishe ugize ubwoba wumvise narira wumvise warira wumvise ku igare mutakimenya kuritwara ahubwo hari abana hano basigaye bakaraga biramutse ari byo koko nta garuriro biramutse ari byo koko nta garuriro wavuga ati birarangiye wahita ukora indirimbo nshya byaba biraye rero urumva ari Brian sinzi n'ibyo bamuvuga hari byo ibya I love you too byo kwivuyanga nyine kuri gahunda z'abantu bahuje gahunda ariko bari abantu numva ngo ni n'abahanga cyane ku buryo ngo umuntu iyobeye atapfa kugaruka ibi bintu warabibonye cyangwa ntapfa kugaruka kabisa ntabwo agaruka ngo harangwa abamodayimoni urumva wandi mpamvu urayumva nawe urumva abazahakora buriya ngo ubundi hari point runaka umukobwa abazi mugenzi we uko abigenza numva ko kabisa ngo iyo yagiyeyo ngo adapfa kugaruka kabisa ngo kugaruka ngo biba bigoye ariko ngo bamukubita karimi haza ako karimi ubundi ngiye mba numva rero ibyo bintu bipfira nko mu biganiro rero sinzi urumva mu biganiro gute ako karimi niba abazaho kaba kagomba gukozwa iyo atabiganiriza umuntu we nkamubwira ati ako karimi nanjye ndagakeneye ku buryo umugabo wese namukozaho akarimi ni ibintu ariko bibaho ngibyo cyaba ari igisirimu kitaragera mu Rwanda
buriya hari ibyo bita ukuri kutavuzwe urumva ushobora gusanga nyine abantu bakora ibintu ariko rimwe na rimwe bagatinya kubiganira online ariko ibyo ni ibintu bibaho kabisa muri raporo sexuelle abantu bakunda kubivuga nkabyumva ku buryo ibingibi uvuze ko ikibazo cyaba ari ikiganiro kitagenda neza, cyaba ari ikiganiro kitagenda neza hagati y'umuntu na mugenzi we, ku buryo ibyo abantu bakora gahunda bahuje gahunda twumva ko impamvu ibitera ari uko baba bakoze ahantu bagenzi babo biyumva, baramutse natwe nk'abagabo bakominiketinze n'abagabo babo n'abagabo bajya babibakorera kominiketinze akakubwira ati hano hantu ariko ngewe nanjye uhakoze burya sinagucika urumva niyo mpamvu se yatuma atakora. Ntabwo rero ikibazo ari icy'abantu cyane cyane ko wese ururimi ntarwo afite wa mugani ururimi we ntarufite wagira ngo ururimi rwahari mu bantu bamwe ariko ururimi ntarwo afite urumva bariya we abaza akora mugenzi we uko we abazi swingize nka we nawe akavuga ati nanjye iyo bankoza aha ndasara nanjye kampamukore. buriya rero hari ibintu byinshi bikunda kubaho ugasanga umuntu ntashobora gukominika wenda ngo batavuga ngo ndi indaya. Dufata urugero wenda ugiye kubonana n'umukobwa ku nshuro ya mbere agahita akubwira ibyo bintu byose akavuga ati wenda ngewe nyurwa iyo bigenze gutya na gutya urumva abatinya ko ushobora kuvuga ngo wenda ufite experience iri hejuru cyane aramfata nk'ibici n'ibiki ariko niba biri mu byatuma mudatandukana ubikoze why not atakominika ngo ubwire ati ngiye hano bigenda gutya mera neza iyo ukoze gutya urumva cyane cyane usibye n'ururimi uba ufite n'icyakora ufite icyakoraho nk'umugabo usibye n'ururimi. Wowe ibi bintu ukimara kubyumva wabonye turaza kubihuza uyu mutipe urambwira ko yaza ko aya masaha agifatira Amavubi ataravunitse kuriya byari kugera hano cyangwa byatewe n'uko umugabo bitabaye ngombwa ko agira atagiprovidinga. Buriya rero umva nkubwire ntago kimwe mu bintu bituma umuntu ashobora gushakana n'undi ntabwo ari umwuga akora. Umuntu ashobora gushakana n'undi buriya njyewe nemera ko iyo ukunze umuntu ukunda karagita uruta uko wakunda umwuga akora kuko imyuga irahinduka. nonaha nshobora kuba ndi umukinnyi ejo nkazaba ndi umusani, nshobora kuba ndi umukinnyi ejo nkazaba ndi umucuruzi urumva uburyo kumbwira ko njyewe naruzinze job yanjye ukaba wahita wumvaho cyangwa dutandukana kubera ko wenda akazi kahagaze urumva haba harimo no kwihangana wenda gukeya urumva kuko ugiye ukurikira n'amateka y'ababyeyi bawe wasanga hari igihe runaka papa watakoraga akazi runaka yarakoraga ariko nyine mama wakamwihanganira urumva. kandi ikintu cyitwa urukundo buriya muri karite za mbere z'urukundo bavuga ko urukundo rurihangana urumva. wenda hari igihe runaka umuntu ashobora kugera agacika intege urumva ariko ubundi urukundo muri karite z'urukundo harimo icya mbere ni ukwihangana urumva. nk'ibyamamare iki kintu nk'umusanzu muri buze gutanga ni ubuhe? nk'ibyamamare umusanzu muri buze gutanga ni ubuhe kugira ngo ibintu bigende neza? umusanzu rero rimwe na rimwe hari igihe wenda bino bintu umuntu abivugaho ugasanga utanze point of view yawe ugasanga mu gitondo abantu baramutse bavuze ngo runaka yavuze ibintu runaka urumva ariko ubundi ngewe nk'inama yanjye kwari uko abantu bakwiye kuba basubirana. First of all we njuga ongera ushyire muri ukurikije background
ukurikije background yabo urumva ni abantu bagiye bagerageza kugaragaza urukundo cyane kabisa hagati yabo hagati yabo ku buryo wabonaga nta n'ikintu cyapfa kubatandukanya urumva haramutse hatari ikindi kintu ari biriya birimo biravugwa ni abantu baba bashobora kwicara bakaganira first of all ari ntawe bitabaho twe guca urubanza urumva ariko buriya kimwe hari ikintu bita nakwita nko mu kinyarwanda icyungo ikintu cyunga abantu babiri especially buriya baba ari umwana babyaranye urumva so umwana mwabyaranye rero iyo ushobora kujya kumva abonye murimo muratandukana nkariya yaba ari amakuru mabi ku mwana kabisa umwana ukura yumva ngo byagenze gutya na gutya ibaze nawe ukuze uri umwana wabariye abantu cyangwa se w'umuryango runaka ukumva ngo batandukanyijwe n'ikintu nka kiriya ntabwo it's a shame ntabwo ari ibintu byiza kamenya urumva so mu gihe twebwe twari twiteze kubona ko ahubwo dutegereje kubona kandi kana kabakomotseho urumva ibintu bigiye irudubi bisubiye irudubi so ntekereza ko ari biba bishoboka cyane kimenyi ni umusore mwiza Muyango ni umusore mwiza none ko ni umukobwa mwiza so urumva rero ni abantu baba bashobora kujya gutya bakaba bakongera bakihuza ibintu bigasubira neza urumva ndagira ngo nkubwire ko nta rugo na rumwe mu ngo zabayeho wenda mbere y'uko dushinga ingo nta rugo na rumwe rutigeze ruhura n'ibibazo ariko abantu baricara bakaganira bakareba icyabiteye bagafata umwanzuro ku buryo bagomba gufunga inguni zabo zose urumva bakavuga ati ibintu ntibizagera ahandi byongera kuba byakwinjirira urumva kandi ikindi mu kimenyi umuntu ukiri muto ni umuntu ugifite amahirwe yo kuba yabona kandi kazi ni umuntu ugifite amahirwe yo kuba yakora mayindi arayifite ni umuntu bavuga ko impamvu y'ibi byose n'icyizere kugenda igufwa ryavunitse burundu atazongera gukina ukundi ariko se kubera iki kimenyi tumurebera mu mupira gusa akazi k'umupira katariho nta kindi yakora ni ukuvuga ngo Muyango yamukundaga mubona ari gusama akabumbu erega buri muntu afite ikintu akimukurura none se akabumbu niko bakinaga mu buriri ntabwo bakinaga akabumbu mu buriri Mico ntabwo bakinaga akabumbu mu buriri ariko yakunze umukino w'umupira se abahanzi mudahari oya none se kimenyi ari gukunda yetanu Thank you for saying yes. Okay, ni wowe w'umuganga? Oya ntabwo ndi umuganga. Ntabwo uri umuganga? Ndi umu entrepreneur ya ntabwo ndi umuganga. Entrepreneur especially mu biki? I do events, decorations and planning and interior design. Yego. Bundi nkaba ndi host wa Mamapreneur podcast and YouTube channel. Ngira ibiganiro bitandukanye nk'uko uri kubibona hano nyine it's about business tips, growth, life in general, ubuzima busanzwe nyine yego. Ikindi nkunda indirimbo zawe nubwo zose mba ntazizi ntazumva ariko nkunda melody beat y'indirimbo ukora. Yego. And my best is a Millionaire. That's my favorite. Oh wow. Ufite zo kuba miliyoneri? Niyo nzozi zanjye. Cyangwa uri miliyoneri already? Oh yeah, not yet ariko ndi mu nzira. Ariko hari abantu bazi ko kuba uri miliyoneri bisaba kuba ufite miliyoni nka 500. Wageze se umuntu wese si biliyoneri. Inspiration wayikuye yo kuririmba kuriya?
njyewe uwo kuririmba kuriya rero ni mbwira ahantu byagufatiye nyine like ukuriyetinga miliyoneri. narebye itangirira ryanjye ry'umuziki, ndeba inzozi nari mfite, ndeba n'ibyifuzo nyine nabaga mfite, ndeba n'aho ngeze, kandi mpita nsanga nyine hari abantu benshi bafite inzozi nk'izo nari mfite, bifuza kuba nyine abamiliyoneri. noneho rero ariko nsubije amaso inyuma nsanga nshobora kuba narabaye miliyoneri simbimenye, kuko nibyo nari nkubwiye, kuba miliyoneri bivuze ko umuntu wese wagerageje gutunga miliyoni imwe cyangwa ebyiri normally buriya aba yinjiye mu miliyoneri, kuko twe nyine tuba dushaka kugira za miliyoni magana cyangwa miliyoni magana, ariko ushobora kuba uri miliyoneri ariko utabizi, kuko akenshi wenda abantu benshi nanjye ndimo kuva ahantu kure cyane. ndi live kuri TikTok urumva rero ugasanga reka babwize ukuri, uzi ko ngiye abantu bose bagahita basubirayo. Ibi ni ibiki? Erega bakunda ijwi ryawe Godfather. None se ibi bishoboka bite? Ibyo urisibizenga. iyo wagiye Ariko kwagiye ureka. None se ubwo reka babaze ikintu kimwe. Ubwo nari ngiye kwakira inoti ya 5, ubwo nari kuguma ariko bagiyemo bakuru. Reka ibintu byose reka niko ye. Ariko bari bariho Mico akiriho wenyine agifiteho kamera atuje, bahita bagenda twe dukanga abantu. Nese Mico yagiye he? Uwo se wa mugabo uririmba indirimbo z'inkotanyi? Uhe Uraba bari kumwe. Mico. Uwo se wa mugabo ntuza bamwitane. umuntu twaba turi kumwe, oya ni kabosi kina muvi Juga yagiye. Iri tiku rero urukumva wanza kugira ikintu bivugaho, urumva? Niyo mpamvu kuzamura abantu hano ntabwo baba no kuzamuka. Uyu nguyu se ninda huko. Ibi ngibi no kuzamura abantu, niyo mpamvu ngura kuzamura abantu ntabwo bikenewe, baraza bakabyagira hano ntibavuga mu manuke mwokatsindwa n'Imana mwe. Dore uyu niwe mama nakubwiraga. Uyu niwe mama nandi kukubwira, bamwita umumama entrepreneur, ose wakwivuze mama. Umumama preneur cyangwa umumama preneur. usanze twari turi kuvugana, yego ndifuza ko mugira muhana, ndifuza umama ngiye guhereza nimero ya Mico the best, ndatekereza umuntu. Okay. Uramuzi? Aho ni sawa. Hari indirimbo ye mpora numva bita millionaire, none na nyirayo ndamubonye, so I'm good. Ni umuhanga ni umuntu ari muri babahanzi bize bakandagiye mu ishuri, ntabwo ngo yagize muri university. Uyu ni umuntu wize muri Nusome, urumva? Uyu ni umuntu wize neza, ushobora noneho ari mu bahanzi bake dufite batabaye ibirumbo, ubafite umuryango mwiza cyane, yakoze famille. Ntekereza ko ni ikiganiro cyiza, urukumva? Ikiganiro cyiza cyane nk'umuntu w'umuhanzi watangiye umuziki kera. Uyu nguyu yatangiye kera ko indirimbo na Diamond, uyu nguyu nakasamutwe, ariko ibyo byose akabicamo, ibingi bakisanga aya masaha ari umupapa ushima Imana, ufite urugo rwiza dukunda twese. Amena. Niyo nimero numva. So Mico, uyu ni umumama w'umuhanga, kandi nzi ko uzishima cyane, nifuza kuguhuza nawe. Atuye muri Leta Zunze Amerika. iyo bavuze ngo umuntu ni umuhanga, ubwo biba ari nyine tutazamuganiriza ku igare nk'iyi ndirimbo yawe. Indirimbo nemera nayo mubwiye. yemera miliyoneri ni umuntu ufite amaproje menshi cyane. Ako niyo ni sawa. Ndetse ngo niyi ni sawa ndapfuye ngo guki madam. Yanja nzumva, ariko none se uravuze ngo ukigira gutyo kumva umunamba. Oya, no. Yewe. Araba inkweto nziza muri iyi ndirimbo musa. Naye nambaye inkweto nziza daje kabisa. Ese nkwereke.
ese mwereke ntabwo bazi uramuzi uwo ni nde ntabwo wamumenya madamu va mu nzira noneho umubonye ngwino umpe momo yawe naze abe momo kereka niyo akajya akakubwira ngo hayi gusa ngwino hano gato ngwino usuhuza inshuti y'urubyiruko mubwira ngo nawe asuhuza urundi rubyiruko hano hari abantu benshi uzi sinzi ni umukinnyi wa filime arimo arambwira ngo ninde nyine oje inbox ndakwereka bitwaye so umumama namaze kugwa nimero ya Mico urumva umusana gwa nimero y'umumama sibyo ejo ubwo ngubwo ufite akanya mwavugana ubundi mugadutamo ikiganiro cy'ubwenge thank you afite ukuntu abikora bimeze fresh cyane muraza kuvugana ari Kigali ari muri Amerika oya ariko we do it online nzakwereka azakora ukuntu muzabikorana umuntu w'umuhanga sha rwose nzishimira kuvugana nawe kandi niba wanshimiye umuntu buramba umuzi nyine nyandikira manze ngutema akantu ndabona uri ahantu aho ngaho ni gute kuduhura n'ububone n'akantu k'agahenisi nyandikira manze ngutema akantu k'ubwenge kuri WhatsApp ugeze unyandikira se kaza kwandikisha Godfa urimo gutamo abari mu Rwanda gusa nico none ako se n'abantu bo muri Amerika namwe murashaka nakwandikiye none se nkawe ndakwandikira gutamo wari turi kumva umunamba hano yihe tandukanye cyane n'abandi banamba urayipuriza ubimodoka n'umwakaka bayikenera akawari ko ntibayikeshe wowe n'ibitandukanira ari ikinama cyangwa n'abanamba n'ubuhanga uyu munamba ejo nzampostinga reba ukuntu babakapo bamulayikinga uyu munamba ndabona zikinamba rero ukuntu abizi tip ufite ukuntu bihoza ariko rwa Divine ruzibuka umuziki sibyo Divine arabizi umusa byatari ariko tekereza ko mu munamba Divine yari ari mu ba ntabyo wabaye ni ukuvuga ngo ejo bundi nibwo narebye nawe kuganira na Jojo Breeze bataratandukana nawe ariko se uyu muntu mbona si Divine arambwira ati niwe none se niko tutazi Divine ari mu munamba nyine kubera kari gato urumva bari bameze nkaho bari nk'utwana tudukobwa twasabye kujya muri video I think ntabwo nzi niba barasabye kuko ngira ndi muri under management ya Kikasi ntabwo nzi niba ari bo basabye kujya muri video cyangwa ari Kikasi yagiye kubareba ariko urabona ko bari muri range imwe ari abana nyine batoya b'abakobwa nta muntu nyine washoboraga no kuvugana nabo urumva washoboraga no kugira ubwo bw'uta abantu bari under 18 urumva none ejo bundi ndebye rero afite experience y'umunamba urumva afite gwedi
va kuri Gwede